ubwo tumenyana muri ubwo buryo ariko urumva nta mubano wihariye wari uhari. Twongeye kuba ikaze mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi, tunashimira abakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Mu minsi yashize nibwo havuze umuhungu nka Evazo, ngo akaba rero yatangaje mu itangazamakuru yemeza ko akundana na Mwiseneza Josiane. Umusore yavuze ko bamenyanye Rubavu, ubwo Josiane yaza kwiyamamaza, ndetse uyu musore akaba yarasanzwe aziranye na Young Grace. None Young Grace akamusaba ko yamufasha akamuhuza na Josiane kugira ngo abashe ko yamufasha. Young Grace rero akaba yaje guha umusore Evazo inshingano kugira ngo abashe kuba yamuhuza na Josiane, amushakire nimero ze maze bazavugane ko Young Grace yifuza kuba yafasha Josiane. Uyu musore rero yaje gutungurana mu minsi yashizwe mu itangazamakuru ko akundana na Josiane, cyangwa se agahamya ko Josiane bari mu rukundo, keretse ko ngo batari barashatse kubitangaza mbere. Ni ibintu Josiane yaje guhakana avuga ko atari byo. Gusa Josiane akaba yaje kuvimuzi ukuntu yahuye n'uyu musore, cyangwa se uko yakiriye ibyatangajwe n'uyu musore nyuma yuko bisakaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda. Se nawo muhizanye nuko byo twamenyanye, noneho akajya nyina anakora. Urumva Young Grace yavuga ati we habwira abantu mwanga batore gutya, ubwo tumenyana muri ubwo buryo ariko urumva nta mubano wihariye wari uhari. Nyuma yaho rero nza kubona rwose yifatiye umunyamakuru ati Josiane turi mu rukundo ndumirwa. Right, Pamela ngira ngo nyuma ya Miss Rwanda abantu bagiye appreciatinga amafoto yawe uri muri bootcamp, uri hehe, uburyo wabaga wigize busy cyane, uri ku chat n'iki byose abantu bakavuga ati n'umwana kabisa ubanza ari sawa. Nyuma yaho wamanaginze gute abantu bagiye bakubaza iby'urukundo, cyangwa se bavuga ati turakwemera bya hatari? Jinze uwambwiraga ko nyemera namubwiraga merci. Wabwiraga ko gukunda? Wambwiraga ko nkunda we namubwiraga nawe merci. Wabaza nasokera mu mujyi wa Kigali inshuti zawe kandi mukagubwa neza. Hano handi mu Nakwa Cafe tugane hano mu mujyi wa Kigali muri Tedemiri, aho tubafitiye ikawa zitandukanye ndetse n'ibindi biryo bitandukanye kandi ku giciro cyiza.